Ndagusuje kandi ngo ikaze wo kuri Trust TV Rwanda. Muri aka kanya nje kukugezaho ikiganiro cyitwa tumenye sinema, tumenye filimi. Uyu munsi nkaba naguhitiyemo kimwe mu byiciro bigize sinema cyangwa se bigize ikorwa rya filimi. Niba utarakora subscribe kuri Trust TV Rwanda, uyu ni wo mwanya wawe mwiza wo kuyikora kugira ngo inkuru n'ibiganiro ndetse n'ibindi byinshi tubategurira birimo amafilimi bijye bihita bikugera hako kanya. Follow Trust TV. Sinema cyangwa se filimi nk'uko abenshi mu byita, hari ibice byinshi nyuramo, uhereye ku mwanditsi cyangwa se ubanza guhimba inkuru, kuko kenshi na kenshi uhimba inkuru ni nawe uyandika. Ariko nanone ntibikuraho ko hari ushobora guhimba inkuru agafata undi muntu akayimuha, akayandika, akayiha ubuzima, akayiha amagambo, akayiha abakinnyi n'ibyo bazakina byose, aho bazatura, ibyo bazakora, ibyo bazarya, aho bazaryama ndetse n'ibyo bazaryamaho. Mu byiciro byinshi bitandukanye bya filimi ku isi hose, ahantu bakora filime bakenera inkuru ariyo benshi bita story, bagakenera inyandiko y'inkuru mu buryo burambuye, inkuru ifite amagambo, ifite aho ikinirwa, ifite buri kimwe ikora ndetse igaragaza n'abakinnyi bazayigaragaramo, abakina nkuru. Bamwe mubona muri filimi mukabakunda, abandi mukabanga, bariya bose baba barahimbwe n'umuntu akabashyira hariya akabaha n'ibyo bakina. Gusa njye icyiciro nje kukugezaho uyu munsi ni icyiciro cyo guhitamo babandi mukunda cyangwa mwanga, casting, auditions, guhitamo abakinnyi nyine bazakina za nkuru, bazakina ya filime mubona mugakunda cyangwa mukayanga bitewe n'ibyo mukunda. Iki cyiciro cyitwa casting ni kimwe mu byiciro by'ibanze bikorwa mbere y'uko abakinnyi bajya kuri set. Kuri set naho bakinira filime, director cyangwa se umuyobozi wa filimi, uyobora ikorwa rya filimi, ashobora kuba ari uhitamo abakinnyi, uretse ko n'ahandi henshi cyangwa se henshi hatandukanye nk'uko mubizi, ibyo mwumva n'ibyo mwabonye, hari igihe haba hari umuntu ushinzwe guhitamo abakinnyi gusa. Uwo yitwa casting director, atandukanye n'uyobora filimi. Gusa kenshi na kenshi uyobora filimi ni nawe uhitamo abakinnyi, ariko uyu muntu uhitamo abakinnyi akabahuza n'ibyo bazakina, akareba niba bijyanye cyangwa bitajyanye, akareba ati uyu nguyu arakara ate, yishima ate, aseka ate, arwana ate, yiruka ate, akora gutya na gutya ate, ese bihuye n'ibyanditse, bihuye n'iby'umukinnyi azakina, ababireba bakabikunda cyangwa se bakabyanga bitewe n'uko afite role yo kwangwa cyangwa afite role yo gukundwa. Ahangaha iyo tuvuze ibi ngibi nuko abenshi mu bakina filimi bakora ibintu bibi abantu barabanga, ndetse bakabanga cyane, bakanyura mu muhanda rimwe na rimwe aho bahuriye n'abantu, bamwe bakajya kwihisha, abandi bakagwa igihumure, ndetse hari n'abaterwa amabuye bazira ibyo bakinnye ariko mu by'ukuri batiyandikiye ndetse batihaye. Casting director iyo arimo arahitamo abakinnyi, afata ya nkuru cyangwa se inyandiko igaragaza filimi yose irimo abakinnyi, bagahamagara abantu bakazaza, hanyuma bakaza aho bazahitiramo abakinnyi, hagakorwa icyitwa auditions, bagahitamo buri mukinnyi ujyanye na buri role, niba ari umugore, umukecuru, umusaza, umusore, inkumi, uruhinja, buri kimwe cyose kiri muri filimi gitoranywa mbere y'uko filimi itangira gukorwa. Casting, abantu baraza benshi batandukanye, maze wa wundi ushinzwe guhitamo abakinnyi akabashyira mu myanya, ndetse akareba icyo umwe ashoboye kurusha undi ndetse n'icyo ashoboye cyane, bakarushanwa. Ni nk'amarushanwa, kuko ushobora gusanga umwanya umwe ukenewe gukinwaho n'umuntu umwe, nyine haje nk'abantu barenga 100 kugira ngo batoranywe muzakina uwo mwanya. Ngaka akazi ka casting director, maze akagenda yorienta cyangwa se icyerekezo nk'uko mubivuga mu ndimi z'ikinyarwanda, kandi twese tubivuga tukanabyemera. Yamara guhabwa wa mwanya awukwiriye, agatangira agakina. Ahangaha aya mashusho mubona aha turi, uko mubona bimeze, barimo barahitamo abakinnyi, barabatoza mbere yo gukina ibyo bakina, mbere yo kwerekana icyo bashoboye na mbere yo kwiyerekana, biyerekana imbere ya kamera, ndetse bereka casting director icyo bashoboye,
barabanza bagatozwa, ariko ababishoboye bababwira ibyo bakina bagahita babikora. Kukubwira ibyo ukina ugahita ubikora ndetse ukabikora neza, uba ufite amahirwe menshi ndetse n'amanota menshi yo kuba ari we watsinda. Reka mbareke murebe aya mashusho yose mubikurikirane kuva bitangiye kugeza birangiye, maze numara kubireba urajya hasi muri komenti utubwire niba wakunze ikiganiro cyacu cyangwa se wakunze gahunda turi kukugezaho. Utubwire uti mukomerezaho, muzakomeze muduhe n'ibindi, tujye ku byiciro bindi by'ikorwa rya filimi. Tuzajya tubaganira uko filimi zikorwa hano mu Rwanda, tubaganira uko filimi zikorwa hirya no hino ku isi, duhuze ibikorerwa mu gihugu cyacu n'ibikorerwa ahandi, turebe aho bageze, turebe twebwe aho tugeze, turebe aho batangiriye abadusize, turebe natwe aho twatangiriye, turebe naho tugeze uyu munsi. Ese turatera imbere cyangwa ntabwo dutera imbere? Muri iki kiganiro kandi tuzajya tugira umwanya wihariye wo kurangira abafite impano ndetse bashaka gukina filime, aho bashobora kugana mu bigo bitandukanye bikora filime hano mu gihugu, bakaba babafasha bakazamura impano yabo. Yagera umuntu muto aba muto, yagiye imbere y'abasaza bo musaza arahindagurika. Uravuze ngo n'ubu Gwino hano ubitegereje bombi barangana, n'ukuri babaye abana. Urabibonye nawe ngaho kari uvaho usa nkuza hano babarebe bombi ayisaba mukuru ari muco yagere umuntu muto aba muto urumva debriyevu uri debriya kusuri narata bari vibrator. aha ubwo dukorera setting muri salo mu cyumba mu cyumba Amatara ntabwo icyumba turagikora rwose amatara ubu turinde kujya mu cyumba niba bashaka igitanda ubwo igitanda ni iki izo ntebe wicayeho ko ari ebyiri wabonye yuko se wize muri interiyeri ubwo iki ni igitanda gisoza iyi ngiyi action nikore igiye tumara sibyo cyane ntabize nagira ngo se nk'abacumbikiye aha ngaha nyine urabona impamvu zitandukanye nkunda kuruta cyane amasomo yawe akenshi umwanya tutari kumwe ndetse n'ahazaza hawe urumva muri makeya nasa nkaho ndi kubikwicira byose biturutse kuki nyine urumva reba generasiyo zawe ku myaka yanjye ndetse n'abo mungana urumva hari byinshi ukeneye kwiga nkanjye ndakuze bihagije hari byinshi ukeneye kwiga byo mu bundi buzima nyine ugendanye na generasiyo yawe nuko ngiye kubikuze nta kintu bintwara ndabyumva yego ariko urumva hari ibyo ndi kwica nk'ahazaza hawe so numvaga bibaye byiza twaba ducumbitse ntabwo wabikora ni ukuri tube ducumbitse uzabona abandi mungana ndetse munahuje na feelings ntabwo nabishobora ni wowe nshaka nawe ni ukuri da reka tubigenze gutya si uko nkwanze nanjye ahubwo ni ukugira ngo nite uri kwitwaza ntabwo ari ukuguhaga ahubwo ni uko ndeba nkabona ndi kukwicira ahazaza kandi ngiye ngukunda ndabizi kandi nanjye ndagukunda ariko ku hazaza hawe nicyo cya mbere sibyo gendane nabo na generasiyo yawe nyine kiri kubukatira giseka mani yuri serious ikindi kandi wowe according to ibyo bintu reka guseka
was serious uri serious at the moment and then uwo mugiye kubana mungana awe nareke guseka oya naseka ariko ari ku mutima mwiza byose nabikubwiye so let's stop it here sibyo serious yeah I'm very serious on this nukuri reka tubirangirize hano kandi amahirwe masa mu bundi buzima ugiye gutangira byose twakoranye ibyo byose nyine byari ibi ariko ubu ngubu nicyo gihe cyo kugira ngo ucahawe nanjye nshahanye urabona bizashobora kubaho tutari kumwe uzabyiga kandi uzabishobora ntabwo nabishobora uzabishobora ni ukuri banza utekereze iki kintu ntabwo oya nabitekereje igihe gihagije sibyo nanjye ngiye kubana n'abo tungana so nawe komezanya nawe muri kungana oya wabishobora oya wabishobora ahubwo reka turekere aho ngaho numvaga byarangiye yarize amani yahise aseka komeza urire usekerwa n'ukurize marira yaraje usekerwa n'ukurize turacyakomeza dukomeze mwese amajyarira cyane mwese ubu ntabwo yarira Theo reaction amarira yiwe ntabwo yarira Shadow nacyo kimeze nk'ibido kivuga ibyo kibwiye ariko se none se numvaga uzirate sibyo imagine uwo gafite imyaka 16 anjye bama 40 ngaho ibaze icyo kintu bibaho reka mbaze ngo uzumva indirimbo ngo naramuretse aragenda ya Airways sibyo hari igihe uba udafutanze umuntu ariko bitewe n'imyaka bikaba ngombwa ko musepara bitewe n'imyaka ukeneye kubaka kandi uracyari umwana sibyo niyo context ibintu birimo ariko urumva mbere nabivugaga mwinginga sibyo mwinginga ndi no kumusekera nyine mubwira na point oya nukuvuga ngo iyo umuntu agomeza akujomba ikintu umva abiri kubike niho biye ari kwambara neza ndatembagara ni imbere uriya mwana romantike ngende ikigo Theo tujya guhindura karaka ibintu bihindura karaka aha ni ku meza ubu ni ubugari watetse utegereje umugabo saa 9 z'ijoro Theo fata byatari nyine ndavuga ibijyanye n'ibyo birimo gukina we ntabwo ari ngombwa kugicomeka yabanje kwakaho arashaka ushaka kumugerageza wowe umeze nk'umuntu uhangayikishije amafaranga y'urukundo ugerageze ubyumve ariko ku byo nibuke nandi bukubone siko bimeze umaze gushaka nsubize ibyanjye ariko ntabwo bishaka ni nko kumuhana hari mwebwe niba ari cyo uri gukora ushobora kuganira wapi mbega umeze nk'udahari mu gitondo miliyoni miliyari imwe uyu munsi rero byabaye uratashye usanze miliyari zikomeza zikagenda zigira umubare icyemezo cyawe ugeze kumbwira ikintu ubura muri iyi nzu ntigushakire ikibuga ati reka ndashaka ujye urashaka iki Theo ndagukunda ariko uzi ko bagura muri abasazi uramwumva ukumbuye iki sawa ugatwara mu mufuka ugahita n'igipimo cy'amafaranga kingana gutyo muri ikintu icyo ari cyo cyose ugahita ufata amafaranga ese se Theo amafaranga ni ubuzima ni urukundo ni yego do you believe ko urukundo rubaho wowe ngo umuntu uhagarariye niki bita urukundo iyo ushaka urukundo hariya ifunguye ukiri kumwe na Christian sibyo
Christian wamutaye kubera ko Uzamuka wari nzi ukeneye bari mu amafaranga nsimbutse hano. wanje Ariko amafaranga ikibazo rero cyiza ndayafite take it kizamini. so ijoro ryiza utamira ikintu cyawe wigendere that way uraturuka hariya tugifite gutya winjira Kabo we have this one you change we have the guy as Narabyibagiwe. Agiye kunyara Naya nta ngoma zirimo zifatika. ngo ni inyarwanda Zada baby tu. mushakira muri pati ingoma zifatika yumve. Nta ngoma zirimo zifatika. Zindi birimo. Arimo ndashaka kumva mama. Ariko ngo ntabwo ushaka izihe? Darren. The baby. The baby. I thought we were going to die. Mu mete telefone. Mete telefone ndebe ku isaha. Nese nabwiza iki? Wayirenze aho ngaho. Muri saha iri hano aha ngaha dore niho isaha iri Iriya saha buriya nta nubwo nzi no kuyibara uko umuntu Twe gutya. oya twihorere genda ushaka icyo gihe Dore ngaho. Hari umuntu wari guhamagara mu ariko si umuntu Nakagatira hano. twese Urakira. subirayo deo uri umukire ntuzane ubudongo hano wareka bakire cyane utazi kuba bakirubwira ngo byane bakire icyumweru kimwe. Subirayo barakubwira uzi. Bari kwiyakshoninga. Yaba ujye kuba bakire icyumweru umenye ngo nakire bakire bitwara. Sheri karibu. tuterya Ni byiza. Ese ko watinze reba saa 9 z'ijoro zahageze. wabuze ibyo urya se Oya ariko nari ngutegereje. ngo Icara. nkore iki Ngo turye sheri nose saa 9 nizageze. ibiryo ntibihari Birahari ariko nari ngutegereje. ngo nkore iki Si ugutegereza nabyo bibaye amakosa koko. none se Ariko wabuze se aho banza uryama se? wicare nyine banza wabuze wicare. aho uryama Oya ntago wabuze ibyo urya Tusheri kucyuri. hari uwaje kwishyuza inzu Nese kucyuri kumbwira nabi. Bicara nyine Oya, tuvugane nta wicaye. Nese wabaye iki saa 9 kuzigeza utarataha. ese ushaka iki Sheri, ni wowe nshaka. ngo nkore iki Ntago nari kurya utaraza. Nta nubwo Ni nari njye kuryama biryo? Ntago uri ibiryo ariko nari. reba uretse gato Yes Christ. Kabo have me. Ariko ibyo bintu wari ufite mu ntuzi. Muri gahunda. Deo. Sheri, uraye wicaye ntabwo uri buryame nari ngutegereje sheri. Ngwino wicare. wicaye gire Turye sheri ntubona ibiryo ku meza. kuki utariye Nari ngutegereje. ngo nkore iki Nari ngutegereje ngo turye tujye kuryama. Numvaga ntangayitse sheri saa 9 zagera. uzongera kumuhangayikira so Numva sheri nta nubwo urya. Ntago urya se. shyira amafaranga Sheri amafaranga urumva ariyo nshaka kukurusha koko. jya uranshaka se Yego ndashaka urukundo n'ukuri. urashaka iki Ndashaka ko nkunda ukampa umwanya. None se amafaranga njyewe niyo nagusabye. Christian yari afite umwanya n'urukundo rwite ibyo kurya wari ushaka amafaranga take the money then you eat go to sleep ijoro ryiza Kandi wakundanye n'umuhungu witwa Christi. Sibyo? Murakatirana. Yes Christ. Skarize, utekereje ngiye bitigeze kumubaho. Bigeze kuba ibyo bintu mu buzima busanzwe bwa buri munsi.
Kuvuga Christian. Shawe yangane Christian. Bari kugusaka mu ikofi uraho ngaho. Oya, ni ukuri kose. Ego kurira gusa njyewe nuko abantu bari kuvuga ariko narira. Maze nari ngiye no kurira ndumva n'ikiniga kinjye. Ngora kuvuga kwacu n'amarira yawe y'urira. Uvuye Ndagukurikiye. Ndagukurikiye. Yakucara madame. Turumva atari igihuha. Feel the power of money. Feel umufite muri wowe. Feeling the punishment utanga everything twagiye. Umunuke twite kuri ayo wicaye ntabwo uri buryame. Nari ngutegereje Ngo sheri. nkore iki? Icara nta kibazo nari ngutegereje ngo. Wicare ngo ngire. Sheri nari mpangayitse dore saa 9 Ngo zageze. ngire nyine. Uze turye turyame. Wabuze ibiryo? Ntabwo nabibuze ariko nari ngutegereje. Wabuze uryama? Usa nawe kuryama utaraza sheri. Ninjye buriri se? Oya ntabwo uri uburiri nase ntuzi ko umugore n'umugabo. Ushaka iki? Ndashaka ko mu mwanya sheri tukaganira. Icara ariko si kuvuga uhagaze. Hari icyo ubura? Hari waje kwishyuza inzu? Oya nawe. Wabuze ibiryo? Wabuze aho uryama? Oya nari ngutegereje ngo ibyo byose dusangire. Akira amafaranga. Mbese amafaranga niyo nshaka sheri. None Ese wakicaye tukanavugana basi tukarya ko rero Oya yaba udashaka amafaranga wari kuguma kwa Christian yake mu rukundo ukeneye. So take the money. back there. Ntarira riri hariya. Yakumaye aka karimbo. Ngwino wicara. kusemwe. Yese aya nayibonye. Deo karame. Cara hano. Cyangwa se cyinshi. Nayabonye. Amafaranga yose urayakorera. Now maybe ni situation dushobora gukoresha ngari ya Uzabana na Deo. runaka gituma upfa amafaranga. Wowe utangira Umusore nawe avuga nabi. Uvuga neza wowe. Shugama? Rishimye. Shimye ndakora Cyangwa kuba mu buzima busanzwe. Arakumushyira muri filime. Nta muntu azi iki se? ngo hevora Mavura. Shugama he? Itabi ryanjye se. itabi ryarangiye akazi karyo. Ndagukoresha. Shimwana ufite indirimbo nziza muri telefone. Telefone neza. Baby. Sorry mwiza. Cyanze cyo nzi kwitegereza. Ako baby. Kuma utameze neza waki. Ni ibisanzwe. Baby wamgisha. Meze neza nashaka. Baby nakubwira ko uzambara. Sibyo. No. Ndabona ko utageze neza. Reka ndeke guca ku ruhande. So
urabona dushaka nanjye kubaka inzu nkagira iwanjye urumva kuba mfite imodoka mfite n'ikibanza ariko imodoka nyiparika mu gipangu cy'abandi so nyine numva nyine nshaka kubaka inzu nanjye nkagira iwanjye ugize igitekerezo cyiza hano urabizi ko byose nabiguhaye nari mfite icyinzu rero ni ikintu cyoroshye cyane kandi nanjye ibyo bintu nabyifuzaga ndetse nanabitekereza kuzabikorera kuko cyose urinda guhangayika gutyo Kristo yabimbwiye kuva kera nyine numvaga wenda ushobora kutabyakira mubizi ko nta kintu kimwe ushobora kwiyumva nyine nakubwiye gusinya ahangaha miliyoni 100 uzakoresha ibintu byose wifuza kandi n'ikindi cyose uzakenera uzabimbwira sibyo bebe oya nyine se wakwitonze we kandi ninjye wari ugezweho nari ngiye kumushimira cyaza namwe murimo muravanga ibintu hari n'umwe bashyizanga nari ngiye kurata kubita mushimira arahiye shugamabi warabizi arashugaringa neza ariko ashugariye afite ubwoba baratitira abari mukuru mama ariko mwayisanzuranye nta n'ibyo gutinya bihari mwarakoze so igitinya kira ubu mutinya ugitinya ikigura shugama muzi ko yanaguha oya nta byaganje byarabaye ku bahungu bakura ahubwo aba yagira ngo ni nk'agasheri bicaranye ubwo se wajya gutura umuntu icyo kibazo wiremereje yegora wajya guki wiremereje ngo ubizi ko yafite akabanda ko yarakaguhaye byose yarabwiye ntabwo wajya mani wiremereje rero numva character y'umuntu uri karume uvuga amagambo make binagurutse oya muguma ngo mu nda mutangire Ewana uraho uracecetse uri karume Yesu urimo uragera ugiye inzara zivuyemo no kuri kw'Imana Yesu Kristo Kristo basa naho muri nyagasani Yesu uri karume ugira amagambo make ewana avuga ibintu by'igati Haleluya Skari medali boyi mbese nakugikoheje nyigoshye kabaye nyigoshye sana kugikoheje bako the way that kind of feeling zigaragaza ko koko wataye umugabo wawe ujya kwa kana kabandi ubwo niba ushaka kubikina ufite amajigo bahita bagukura bahita babona ushaje cyeda uratwaye mwamaze guparika twaparitse Patron baby shawe mwiza ikibazo cyo ntabwo nibeshye mu mahitamo kuva hasi kugera hejuru uri umwe mu basore nifuzaga gusa baby kuko mbona utameze neza habaye iki nta kibazo mfite neza shambwira baby nta kibazo mfite neza asombuye shiriya kubizi ko nta kintu naguhaye bambye ikibazo ufite ngira please mbwirisha okay reka ndi kubica ku ruhande hari icyifuzo nshaka kugezaho niwo acting now is good hari icyifuzo nshaka kugezaho urabona nyine
igihe kimaze nkodesha abandi nshaka nyine nanjye kugira iwanjye nkagira aho n'imodoka nzajya nyiparika nashyize mu bipangu by'abandi. mbwira nuko nyine nshishikariza umwana mfite. that's good. icyo nanjye nicyo nifuje kuva kera ntegereje yuko ako gatekerezo uzakagira. urabizi ko ntacyo nakwima ubizi sinzi ahubwo impamvu watinze kumbwira. so sheki ndayiguhaye ibihumbi 100 uzakoreshemo icyo wumva wifuza cyose. iyo nzu uzayubake kandi ntuzongere kugira ikibazo na kimwe utinya kumbwira sibyo hano. urabizi ko ntacyo nakwima byose bifite n'ibyawe sibyo. nzi ko ishimye ko nabyo mbona. kiriya cyari kiguye yaraguye aje nawe sigama mizaraguye pe. C'est fini? Kara. Ndashaka kukubona muri mudu yo gutonda. Genda wo ndabona birimo neza byamubwiye gukora arabikora. ndakugurira igisurumba n'idutashye wenda mwiza wika. wabibonye ariko yes Christian agareye gusomye ari serious ari cute saga cute ngiye kuba serious. uyu mujama akurimo amafaranga kandi ubundi mu bisanzwe wowe umuntu umaze icyumweru afite amafaranga yawe nuba ubwiye umuntu ngo nyishyure kuwa mbere bikagera ku cyumweru mu bisanzwe ubundi uko ubigenza ikintu afite cyose uragikora sibyo. noneho ubu ngubu ikintu ugiye gukora aha niwe nta kintu ureba yaba we umwana we n'umugore we bose baragenda hano ubu hakinze ngo habaye iwawe. oya nibisanzwe uranabimusobanurira. Okay. yitwa wewe wari umutegereje yitwa Korochi uriya dekoda yitwa Jean Bosco. yitwa Karachi. Action. Yewe. Oya salamu iki. Shaka ibyanjye. Nanjye iki. Ejo bundi umaze ukwezi. Ubundi nta muntu ngiye ujya umara mu mwenda ngarari ijoro atanyishyuye. Oya ntago byakunda. Oya ntago bishoboka rwose. Aho Deo no now you feel the money. Ahangaho umeze nawe nkaho wasabirije amafaranga. Nta nubwo akagombye kukubwira ibintu byinshi gutya. Avuga ngo mweshe uramena amatwi. Ibintu bimeze gutya. Bundi jewe iyo nkumenyesheje ko nkeneye kunyishyura ku wa mbere. Ku cyumweru ntabwo ngaruka. Muri cyo nje gukora. Iyi nzu kuva uyu munsi ukomeza ngiye kuba nyitije, igiye kuba iyanjye no mwimugende. Ati mfite umugore n'abana ibyo ndiko ntabwo bindeba. Umva niba yabyaye rwose nta kibazo. Ati hano dufite inzara mupfu. Umuhu ibibazo by'urugo ukashakisha mu minsi mike nyuma y'igisi make umukire ibyo ndabyumvishe ariko wareba ukuntu warenza niyo Action. Nanje gufata amafaranga. Oya ubundi ngewe iyo umuntu muhaye ideni ku wa mbere ku cyumweru abagomba kuba yanyishyuye. So bitabaye ibyo ngibyo iyi nzu
ngiye kuba nyitije uramusohotsemo nuyabona uzagaruka nyigusubiza. Bose rero reka ngubwire no kurikana amafaranga yawe ndayemera ko nyafite pe nta nubwo nyahakana. Niko bimeze yewe hose. umurebe straight use nk'umwumva hagarara hari umurebe straight ariko rwose pe ihangane amafaranga yawe bitarenze umwe ibiri nyuma y'iminsi ibiri yonyine. Oya nukuri do nta kibazo nyuma y'iminsi ibiri muzagaruka nyibasubize. oya rwose reba nawe mbega umugore turugo mfite abana ibaze nawe nukuri. Oya nta kibazo rwose ahubwo mugire vuba hari byinshi nanjye byanjye hari byinshi byanjye biri nyuma y'umunsi umwe ibiri yonyine hari byinshi biri gupfa ye nyuma y'iminsi ibiri muzagaruka mwinjira. Nukuri ni nawe nzabe de oya uzabe iki uravutse uri muzuri seriye none ntago nzabe deni abana bari cyane Deo aba kuva umunsi uri kutureba reka yitwa amazina y'abagarafe reba nyine reba uwo muri gukorana Deo Karame kwana na sheri wa argument mwagiranye karisa nani byarabyumva muri iyi minsi izaragavuga kamukanye yarabrekenze ibyo ngibyo rwose itu yamushiya n'umujinya wose ninde ushwana n'undi araba ari kure wawe none sa wawe undi ufite umunsi Patrick araguhamagaye pe nakubwiye icyo yagushakira ninde uvuze Theo n'uyu mukobwa kuburana uwo mukobwa ngo mujyane ngo ngaba gufasha magambara oya nagereka urabyifasha nta kibazo ariko kuki ngo abakobwa ukababenga mpereza garuka hano ubundi nawe nababenga ntabwo nababenga none nakubwiye wawe ntacakongera kubabara umutima ubu sinabareba ukabatinya nashaka kubabara umutima sino kubatinya ariko muri kumwe rurede mubwira ati Patrick nibyo ngibyo mwite Dose cyangwa mwite Patrick nire ryakorohera Patrick Patrick amukomeyeho Patrick amuhagazeho kodere bisigaye nkorera n'ibiki ntabwo ujya ubibona byakutse kuki se none ntabwo ukebera wagize nimba arabonye utundi dukobwa byose kandi ndabikubwiye ndabireba nkabibona uri kureba sigaye uri muri umpamagara rimwe ntitugisohokana nyine urumva hari igihe umwanya ubura ariko bitavuze ko umwanya se gutumburira umwanya ntago mvuze ko nawubuze ubusa ntituri kumwe turi kumwe ariko ntabwo twaheruka ntago ariko ese nyine ubona ntagukunda gerageza nyine unyumve oya ntabwo gerageza unyumve nanjye sinjye ese njye mbura gukora akazi urabizi akazi niko gatunga abantu njye ngerageza njye mbura gukora akazi hanyuma nze tube turi kumwe gapfe nibanyirukana tuzabaho gute se oya ntabwo mbujije gukora akazi ariko ntabwo kimbonera umwanya rimwe gusigaye umpamagara rimwe ku munsi ugeze ni mu Rwanda oya apana kubita bisakuze nyine byanze yumvikana muninde uri gukati wowe Deo vumba ati gusa mumbira ibintu byinshi ntabwo ugenda ushaka Deo iri muri acting uba mwiza iyo uri serious kumaso okay niba utari kubyumva okay ikindi abantu batari seriye gutya ku isura twe tubita bakomeye kamera itukureka kubona ndakara surebe uyu mubebe waranarakara kandi ntakwikuraga hari ndimo ndamurakarira kugira gukora ari sawa tuyarira cyo gifite umwanya hano hano yari kumwe n'ishuri biba byapfuye ariko mwese nabonye murashuka mukabikora neza ubwo tugiye tugiye gutangira gutangira action mukomerezeho mwangana okay urabona ibi bintu bizagarukira isundo okay niba wumva rero bikurambiye wagenda ukishakira abandi okay sinabivuze none siko nagusobanuriye nagusobanuriye ntiwanyumva uranankatiye wagenda ugashaka abandi Deo mana yanjye none si ntako ntagize wanze no kunyumva ubwo
wo kugira ngo ninginge uyisunkatire nakwinginze ngo wanze n'ubundi ari ufite mu kunyumva bipangu oya bifata uko ubyumva ariko njyewe ntabwo ariko nabishakaga sawa hano gusakuza karame nkubitse urushyi cyangwa cyamunyerekeye amasahani reka ishyamba wangu reka ishyamba ibyo ngibyo dushaka ni nabyo yego yego agafirimwe dushaka ni sagatwa umenye ko nayanga ni consequence of the choice Wacometse telefone ya nyoko wanyu we iri kwinjiza rero njya gusorezanya mu bwakora Najari saya makan sama sen. Dia nak turun. Yo genda wera kuru. Ashakubwira akashika. Kuko musanga hari ngo nta kindi ariko kandi nta gushaka yewe najya kuvuga uramubwira umushinga ko Oya, ushinzwe kwimbura ruzi. Oya, ushinzwe kwimbura banyago. nimwegerana murarubona nk'inkoko usange muravunitse ni ukuvuga ngo mwari muri kuganira bisanzwe hanyuma uyu mukobwa araje bati we niba ari kremiya niba ari iki uravugana iki na Deo ati no twari turi kuganira bisanzwe n'iki n'iki bati Deo uri mu iki afata sheri ibi n'ibi n'ibi ugiye kwanza aho turavugana mu kanya agende urumva uwo mukobwa ukomeze najya ko Deo agende namara kugenda come back to its one washinze mbwira urabona iki uremura abana na Deo abahana umuntu yirugo rwamo abahungu n'abakobwa ariko ndakunda n'umuhungu then uravugana iki na Deo twatiri kuganira bisanzwe tujya inama bisanzwe n'iki nk'abantu nyine tubana hano mu rugo n'iki abo bati kuva ryari wowe na Deo muri babiri mujya inama z'ubwo nimwe mu butunze mu rugo rwanyu nimwe mu buhahira muri gupanga iki n'iki uhita uhinduka uvuga ati rero umva kanaka ndumva utangiye kuzana ibintu byinshi sibi bakubwiye ibyo ngibyo n'ibiki nta kintu nakoze ngera kubwiye ngo nta kintu nakoze titika ndashaka ko muzamura amajwi gutya urabona ndashaka ko mukora crazy sound n'abari kuvuga atararangiza ibye nabo ukavuga ibyawe urugero hino
Nyaye urugero tuvuga amagambo yawe aratangiye ngo wabikoze cicika ndabyo nakoze bimeze kugera niba utabyemeye urumva ibyo mvuga try it twumve action wowe na Deo mwarimo mwivuga n'icyayi muganira Deo mubana umunsi w'umupanga w'igihugu intanga y'urugo ariko turabana nase kuganira hari wana gukwana bavuga uburenganzira bwo kuvugana nawe amasaha n'amasaha nase usanze hari ikibazo cyawe ikibazo se nabwiwe n'iki byo mwabanje kuvuga ngo umusoni urugoza yidikira ngo oya nta kidasanzwe we nta kintu nibyo nabasabye se vuga ngo muze bana nta burenganzira tugomba kuganira Deo n'uwa hano Deo nese ikibazo ufite ni iki nta burenganzira Deo ndamufite tugomba mbakucara kuganira muri kuko turabana ikibazo umva ikibazo ufite ni iki kuri Deo turabana n'umuntu wa hano kati nabyo byahari imbaraga Thank you. bakubwira umwana ariye kwiteka nade bavana ugana iki bavuniganaga waniganaga iki nagiye bavuganaga iki na Deo ndakubaza bavugana iki kuganira nawe ni ikibazo wabajije ibyo twaganiraga urabyumva kubimenya ibyo biwaganiraga Deo twaganiraga kandi ntabwo ufite uburenganzira bwo kumbuza kuganira nawe kubona mwicaye hano na Deo muri Uzamushyira kuganira amapingu. n'umwe Nadia please ahise aceceka wowe bari gukomeza ukavuga kuri uyu mutayemo afashe time yo guceceka n'ibiki then ugakomeza ati nzakurya ngo uhecenye nkugweyewe action ugeze kuri Nadi action Nadi ninongera kukubona na Deo njyewe nawe uzamenya icyo njye nawe tupfana uranyumva neza ndayimwishe Again. akushana barakwifatiye wabaye kare akantu kajya kugakinaho nawe ngwino yano bashaka kugira pasi ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo ikibazo cyangwa inyunganizi watwandikira hasi aho muri komenti maze natwe tukagusubiza washyiraho nimero yawe ya telefone cyangwa email yawe niba ushaka ko bazaguhamagara cyangwa bazakuvugisha murakoze cyane mugira ibihe byiza murabeho Trust TV, the art of entertainment. Follow Trust TV.